barwita umujyi w'urumuri, urusengero runini cyane kandi rwiza. Abagadi bambaye amasuti y'umukara bahora aho ngaho batajya bahava. Amamodoka baparitse imbere y'urusengero ni amamodoka meza cyane. Aha ni ahantu umuntu wese agera agahita yibwira yuko Imana ihari. Aha ngaha bahitaga iwabo w'ibisubizo. Uyu mugabo wari warashinje urusengero yitwaga Pastor Nathanael. Uyu mugabo ntabwo ari umupasiteri gusa, ahubwo uyu mugabo yari brand. Uyu mugabo yarazwi cyane. Buri cyumweru urusengero rwabaga rwuzuye aho ngaho, habaga hari imiziki myinshi, abantu bafashijwe. Urusengero rwari rusetinze neza, amatara menshi cyane, amasikirini menshi cyane, yabaga yambaye neza ndetse afite na protokole. Umugabo yabaga ari ku ruhimbi ndetse na Bibiliya mu ntoki, afite mic. Abantu bose yaravugaga bakumva. Umugabo yaragara akavuga ati fire fire fire. Uyu mugabo yabasezeranyaga yuko mariage zatandukanye zigomba kongera zigasubirana. Yabasezeranya ko babuze urubyaro bagomba kubyara. Uyu mugabo yasezeranyaga abakene yuko bagomba gukira. Uwo mugabo akavuga ati Imana yavuze ngo iyi season ni yawe, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ariko ugomba kugira icyo uha Imana kugira ngo nayiguhe. Abantu batangiye kujya bamutura ibintu bitandukanye. Abagore bakakuramo imikufi yawe ya zahabu ihenze bakayimuha, abandi bakamuha amamodoka, ndetse rimwe na rimwe hari abantu bajyaga bajya kuguza amafaranga kugira ngo bayazanire uyu mupasiteri. Ubwabo ngabo bose bakoraga ibyo ngibyo. Pasiteri yagendaga muri Lexus y'umukara nziza cyane, iri class. Yari afite inzu nziza cyane iri Lex. Yari afite private jet. Yari afite abagadi bagendana nawe babiri, ndetse yari afite muri iyo nzu y'ibyumba bitatu. Ibyo byumba nta muntu wabigeragamo, haba umugore we, haba abana be, haba abakozi. Nta muntu winjiraga muri ibyo byumba uko ari bitatu. Uyu mugabo yari afite abana b'abakobwa babiri. Uyu mugabo muri ibi byose yakoraga, inyuma yabyo habaga uruhande rw'umukara. Uyu mugabo yari yabaye addicted. Ntabwo yari yabaye addicted kubera drug, nta nubwo yari yabaye addicted ku mafaranga gusa, ahubwo uyu mugabo yari yabaye addicted mu kumva ko afite power. Uyu mugabo yumvaga abantu bose bakomeje kumuhozaho amaso. Uyu mugabo yari afite uburyo kureba akakwitegereza, agatuma yumvamo neza ko yakubonye. Umugabo rero yaje guhamagara umwana w'umukobwa ukiri mutoya, amwita umukobwa wa Zion. Uyu mugabo arangije amufata mu mugongo akanya gatoya, ndetse nta muntu n'umwe warekaramaga, kubera ko uyu mugabo yashoboraga ko yakubwira verso 5 zo muri Bibiliya mu masegonda 5. Uyu rero mukobwa muto witwa Mirabel niko yisanze muri iyi si y'umupasiteri. Uyu mwana w'umukobwa yari afite imyaka 20. Umwana yari yarakuranye na mama wenyine. Ntabwo uyu mwana w'umukobwa yari yarigize yinjira mu rusengero runini nkuru nguru. Bwa mbere yumva ko ari kuririmba, yumvise abikunze. Nuko umwana w'umukobwa rero yaje kwinjira muri korali, ndetse yarafite ijwi ryiza cyane. Wa mupasiteri Nathanael yaje kubona yuko uyu mwana w'umukobwa ari ndamwiza. Nuko umunsi umwe ari mu materaniro aza kubwira uyu mwana w'umukobwa ati Imana yanyeretse yuko uri umukobwa udasanzwe. Pasiteri rero yaje kumuhamagara mu biro bye, avuga yuko ashaka kuvugana nawe personally, ndetse avuga ko ashaka kumwitaho personally. Umwana w'umukobwa yumvise yuko ari blessing, yumvise ko ari umugisha kuba agiye kuba impandeza umushumba. Ntabwo yarazi yuko ari umutego agiye kugwamo. Byatangiye rero gake gakeya, byatangiye amufata mu biganza, nyuma amufata mu mugongo, nyuma amufata ku matako, birangira amutangiye kujya amufata no ku myanya y'ibanga. Nuko umunsi umwe ubwo umwana w'umukobwa arimo akora amasuku mu cyumba korali yarepeteragamo, uyu mupasiteri yaje kumusangamo. Uyu mugabo ubwo yamusangaga hanga muri iki cyumba korali repeteramo, yaramubwiye ati hari umudayimoni uri kukwirukanka inyuma ugira ngo akoreshe ubwiza bwawe yangiza ahazaza hawe. Nuko uyu mugabo amaze kumubwira amagambo yahise amusoma. Umwana w'umukobwa yagize ubwoba. Uyu mupasiteri yari afite uburyo akora ibintu kandi akakumvisha uburyo ari ngombwa ko yakagombye kubikora. Nuko rero
uyu mwana w'umukobwa amaze gukora amasuku hano yaje kwicara hasi ararira. Wa mupasiteri araza amusanga aho yari yicaye kurira, aramubwira ati Imana irabyumva. Aramubwira ati Mirabel, humura uzengurutswe n'imbaraga z'Imana. Aramubwira ati ntugire umuntu n'umubwira ibyabaye. Aramubwira ati iyo hari ikintu kikubayeho cyangwa se kikaba hagati yawe n'umukozi w'Imana, iyo ubivuze abantu batangira kujajinga wowe, ntago bajajinga umukozi w'Imana. Aramubwira ati bazatangira kuvuga ko wari wambaye nabi imbere y'umukozi w'Imana cyangwa se wari wamuseduje, ndetse batatangira kukubaza bati se nukubera iki ubu uri kumwe n'umukozi w'Imana muri mwenyine. Bazatangira kugushinja yuko ari wowe wasedusinze umukozi w'Imana. Umwana w'umukobwa rero yaracecetse akomeza gusenga Imana. Yakomeje kwinginga Imana ngo imuyobore muri urugendo. Umwana akaririmba n'ijwi riri hejuru mu rusengero, ariko muri we mu umutima we ntabwo wari utekanye. Umwana w'umukobwa rero yaje kugeraho ahagarika kujya bitekerezaho. Yatangiye kwiyumvisha muri we ko wenda ari we ufite imyumvire itari myiza. Atangira no kwiyumvisha yuko wenda ariko bigenda. Atangira kwiyumvisha yuko wenda mentorship ari kwikora. Ibyo byose yabyiyumvishaga kubera yuko yabonaga uyu mukozi w'Imana akigisha kandi abantu benshi bamwemera kandi bamwumvira. Uyu mugabo ntabwo yari pasiteri gusa, ari brand, yaragezweho cyane ndetse yarakunzwe. Companies yatangiye kujya yishyura uno mupasiteri kugira ngo atangire kuyamamariza, ndetse abantu be nabo abakristo nabo bakomeje kumuha amafaranga. Uyu mupasiteri yigishaga abantu akababwira ati Imana ntabwo ikunda small dreams, ntabwo ikunda umuntu ufite dreams ntoya cyane. Akababwira ati ubwo bukene mufite n'umuvumo. Akababwira ati nimba hari ushaka kuva mu butindi no mu bukene afite, yakagombye gutanga nka Ibrahim. Rero abantu batangiye kujya bamuha utwabo twose. Umugore umwe yaje kugurisha ubutaka bwe, arangije amuha amafaranga yavuyemo. Umwana w'umusore ukiri mutoya yaje gufata amafaranga y'ishuri ayaha uno mugabo. Ariko buri cyumweru wa mupasiteri Nathaniel yazaga yambaye neza cyane, agenda muri za modoka zihenze, afite cortege, afite bodyguard, yambaye isaha zihenze, yambaye inkweto zihenze, ndetse amamodoka yatangiye kwiyongera. Ibi byose yabyitaga yuko Imana ari umukozi kandi Imana ari yo kwizerwa, kandi yabaga yabihawe n'abakristo be. Nuko umugoroba umwe uyu mwana w'umukobwa yaje kumva uno mupasiteri kuri telefone, ndetse avuga gakeya, arimo abwira umuntu bari kuvugana ngo ntashaka yuko azambara isutiya nibongera guhura. Uyu mwana w'umukobwa rero yatangiye kumva yuko atari we wenyine. Nuko icyumweru kimwe ubwo ahangaha muri korari barimo bakora repetition, yaje gusanga inyandiko munsi y'imeza. Hari handitse ngo ntabwo nzi neza nimba ntari umusazi. Uyu mugabo aravuga ngo Imana ivugira mu mubiri we. Icyo nicyo kintu yitwaza. Ariko se nimbinga yari Imana, ni gute nyuma yabyo numva mfite umwanda? Nuko umwana w'umukobwa akimara kubona inyandiko, umutima watangiye gutera cyane. Umwana w'umukobwa yari yatangiye kubona ko atari we wenyine. Yatangiye kubona ko hari abana baririmbana muri korari, nabo ibyo bintu bishobora kuba bibaho, ariko bari baracecetse. Ese bari kubibwira nde? Ese iyo bari kubivuga ninde wari kubizera? Nuko umunsi umwe rero ubwo hari habaye konferansi y'urubyiruko, ubwo bari bavuye aho ngaho kuri stage, aho bita backstage, yaje gufata ku matako y'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa yahise asimbuka. Uyu mupasiteri arangije araseka, aramubwira ati Mirabel, ntabwo wagombye gusuzugura umukozi w'Imana, udatuma imigisha yawe ifungwa. Aramubwira ati Mirabel, ugomba kumenya ko wavuye kure. Nuko muri iryo joro bwa mbere yatangiye kumva uyu mwana w'umukobwa afite ikimwaro muri we.
ahangaha rero ibyo yari ari kunyuramo cyangwa se ibyo yari yinjiyemo haburaga igihe gitoya kugira ngo bivemo ikintu kibi cyane. Umwana w'umukobwa rero yatangiye kumva arwaye, yatangiye gutekereza ko nda stress ndetse atangira kwiyumvisha ko wenda ashonje. Umwana rero yaje gushakisha ibyo kurya, arangije araruhuka, ariko ntabwo byahagaze. Umwana yaje gutangira noneho kugaruka, nyuma yo kuruka atangira kubura imihango. Umwana rero yaje kugira inama yo kwipima. Ubwo yari amaze kwipima, umwana yaje gusanga atwite. Umwana rero yaje kwicara aho ngaho ku buriri bwe. Uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri kuva yavuka nta mugabo wundi yari yarigeze aryamana nawe. Ibi ngibi bishoboka ko byari bibaye amakosa. Umwana yarakiri umwana muto, none rero ibintu yari yarirengagije, ibintu yari yarabitse muri we byari bibaye bibi. Umwana yatangiye kumva yicuza, umwana atangiye kumva afite confusion muri we, byatangiye gukura muri we ku buryo atabasha kubyihanganira. Nuko umwana yaje gufata telefone, arangije yohereza voicemail pasteur, aramubwira ati nyakubahwa ndatwite, amasaha 3 yarashize. Wa mugabo ataramusubiza. Nuko nyuma umugabo yaje kumuhamagara, aramubaza ngo uri hehe, ambwa tukene kuvugana. Nuko barangije barahura muri uwo mugoroba, bicara mu modoka. Ahangaha mu by'ukuri ibintu noneho byari bitandukanye. Ntabwo noneho wa mugabo yitwaye wa spiritual father nk'uko yarasanzwe amwitwaraho, nta nubwo yitwaye nk'umumento we nk'uko yajyaga bimubwira, ahubwo wa mugabo yari akonje. Nuko umwana w'umukobwa aramubwira ati ndatwite kandi ntwite umwana wawe. Umugabo yaracecetse umwanya munini. Nuko nyuma yaje kuvuga uno mugabo, arambwira ati Mirabel, urashaka kwangiza buri kimwe cyose. Umwana w'umukobwa aramubwira ati ntabwo giye ngibi nigize mbi planninga, ntabwo ari njye wabikoze. Umugabo aramubwira ati ndabizi, ariko ugomba kumenya yuko ahantu hose hari abanzi, hari abantu benshi cyane bashaka kumbona ndi hasi, ntabwo wakagombye kubaha amakuru ayo ariyo yose. Nuko umwana aramubaza ati se urashaka nkora iki? Nuko umugabo aramubwira ati tuzabyitaho kandi mu ibanga. Aramubwira ati nzashakisha uburyo bushoboka kandi buri safe, humura byose bizakemuka kandi ubuzima buzakomeza. Ko umwana w'umukobwa aramwitegereje, umugabo nawe aramwitegereza, ariko nubwo bari baganangaha ntabwo ibi ngibi byari byerekeye umwana w'umukobwa cyangwa ubuzima bwe, ahubwo byari byerekeye reputation ye, byari byerekeye ubwami bwe. Nuko umwana aramubwira ati oya, aramubwira ati jyewe ndumva ndambiwe kwihisha, ntabwo ngomba kubikora. Umugabo aramwitegereza, amaso yatangiye guhinduka umukara. Aramubaza ati suzi ibyo ushaka gukora? Aramubwira ati ibi ngibi niramuka bigiye hanze ntabwo uzarokoka. Ko umwana w'umukobwa avuye mu modoka ahita yigendera. Nuko umunsi wakurikiyeho umwana w'umukobwa yafashe umwanzuro wo kwibwira mama we. Nuko umunsi wakurikiyeho uyu mwana w'umukobwa yaje guhamagara wa mukobwa witwa Blessing wanditse ya note yaje gutoragura. Uyu mwana Blessing yaje kumusobanurira, aramubwira ati nuramukuvuze nanjye nzavuga. Ko Mirabel yaje kwandika message ayohereza umukuru w'urubyiruko wo muri rusengero. Nuko aramubwira ati ndashaka kuvugana n'abakuru b'urusengero. Umwana w'umukobwa aramubwira ati nibyerekeranye na pasiteri. Ariko uyu mwana w'umukobwa ubwo yari arimo avuga ibi ngibi ntabwo yari abizi neza ko wa mupasita yamaze kubimenya. Umwe mu ba assistant be, umwe wa kontrolaga buri kimwe cyose, yari yamaze kubimubwira. Nuko muri iryo joro ubwo Mirabel yari avuye kuri farumasi, yari arimo ataha ari wenyine, hari umuntu wari umutegereje. Bavuze yuko ari abajura bamwatatse, ndetse bavuga yuko Mirabel yakoze amakosa akagenda mu muhanda wenyine nijoro. Abantu rero batangiye kujya mu rujijo, batangira kuvuga amagambo atandukanye, batangira kwibaza ese niki cyabaye kuri umwana w'umukobwa.
ahangaha uburyo aba bantu bari bakoze ibi bintu nta mistake nimwe bari bakoze, nta telefone, nta rwandiko, nta kintu na kimwe cyagaragazaga byibuze uko scenario yagenze. Umwana w'umukobwa rero yaje gusangwa ahantu ku mugezi, umugezi wari uri hafi y'umujyi. Umwana yamaze kwicwa, nta CCTV kamera zari zihari ndetse nta batangabuhamya bari bahari. Ahangaha rero urusengero rwarateranye rujya mu kiriyo, abantu bararize. Wa mupasiteri yaje kujya imbere afata mikrofone, nuko pasiteri araterura ati twabuze umukobwa wacu, twabuze inyenyeri mu rusengero rwacu. Ariko nubwo twabuze inyenyeri ntago twakagombye kubaza Imana yacu ibibazo. Ntago bigeze batuma mama w'uyu mwana avuga. Mama Grace yari yicaye ahangaha ubwo bashyingurwa umwana w'umukobwa. Nta muntu n'umwe haba abakuriye mu rusengero wigize umwegera, nta n'umuntu wigize umusura wo mu rusengero, ndetse nta na condoleance bigize bamuha, ndetse nta n'urupapuro rwavuye ku rusengero wena ngo rumuhe condoleance. Ubwo rero yasabaga ko yavugana na pasiteri, baramubwiraga bati pasiteri yabaye broken, pasiteri yagize agahinda kenshi cyane kubw'urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa. Ariko mu by'ukuri barimo bagerageza guhindura umusazi uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi hari ibyo yarazi, yari yarabashije kubona ubwoba mu maso y'umwana we. Ahangaha rero umwana we yari yamaze kugenda, nuko icyumweru kimwe bamaze gushyingura uyu mwana w'umukobwa. Wa mwana w'umukobwa witwa Blessing wari warayanditse ya note, umwana yaje gufata ya note arangije ayishyira online, ayishyira kuri social media. Umwana w'umukobwa aragira ati nabitse ibanga hafi imyaka 3 yose. Umwana w'umukobwa rero yaje kubwira isi yose uburyo umushumba ari umushumba w'inyamaswa, uburyo umupasiteri yahereye kera akoresha abana b'abakobwa abagirira nabi, ndetse yaje kuvuga uburyo uyu mushumba, uyu mupasiteri yaje kumumaniplatinga igihe yari afite imyaka 19. Ndetse uyu mwana w'umukobwa yaje kuvuga yuko yaje guhamagarwa na wa mwana w'umukobwa Mirabel iminsi 2 imbere y'uko apfa, ndetse avuga yuko uyu mwana w'umukobwa yari yamubwiye ko yari atwite. Umwana w'umukobwa arandika ati uyu mushuti wanjye yari yambwiye yuko agiye gushyira hanze uyu mupasiteri. Ariko ubwo aya makuru yose yagera ku rusengero, abakristu, pasiteri, ibi byose babihinduye ubusa. Batangiye kubyita ngo ni amadayimoni ashaka kwata ku rusengero. Nuko wa mupasiteri rero yaje guhamagaza press conference, atangira kwihanagura n'amarira menshi mu maso. Aravuga ati aya ni amadayimoni, genda arengana. Dayimoni iri gukoresha abantu b'abanyanteginya kugira ngo basenye urusengero rw'Imana. Ariko mu by'ukuri ntabwo internet yari yahagaze. Abana b'abakobwa rero batangiye kujya kuri za social media, batangira gukora amaspace, batangira kuvuga ku byerekeye uyu mugabo w'inyamaswa, uyu mugabo wihisha mu ishusho y'Imana akangiza abana b'abakobwa. Batangira kuvuga uburyo hari abana b'abakobwa bagiye bava muri uru rusengero bakiri batoya kandi ntibagaragaza impamvu baruvuyemo. Ahangaha rero byaje gufungura abana b'abakobwa bari bagiye baca muri uru rusengero ndetse no mu maboko y'uyu mugabo. Batangira kugenda barikuka, batangira kugenda birekura, batangira gutanga ubuhamya butandukanye. Polisi rero yaje kwinjira muri iki kibazo, baza gufata umugabo umwe mu bari bungirije uyu mupasiteri. Uyu mugabo yitwaga Felix. Uyu musore ni nawe wari wishyuye abagabo bajya gutega wa mwana w'umukobwa Mirabel kugira ngo bamwice. Nuko rero uyu musore yaratangiye kubazwa na polisi. Rya zina rya wa mugabo ryakomeje kugenda rigaruka. Uko bagendaga bafata aba assistant b'uyu mupasiteri, rya zina rya pasiteri ryagiye rikomeza rigaruka. Umusore yaje kubwira polisi ati pasiteri yarambwiye ngo mbikemure kandi mbikemure mu ibanga. Nuko mbere yuko saa 12 zigera za mu gitondo, ahangaha ku rugo rwa pasiteri, polisi yari yamaze kuhagera.
uyu mugabo w'umupasiteri rero baje kumufata bamujyana ku rukiko. Nuko ubwo yageraga mu rukiko, uyu mupasiteri baje kumukatira imyaka 15 ari mu buroko. Uru rusengero ntabwo rwigeze kongera kubaho, ahubwo aho rwari rwubatse haragurishijwe, nuko amafaranga yavuyemo bayafashisha abana b'abakobwa bari baragiye baterwa ibibazo n'uyu mugabo w'umupasiteri. Inshuti muvandimwe, ntabwo buri umwe wese uhagarara ku ruhimbi ariko aba yaratumwe n'Imana. Abapasiteri bamwe na bamwe bakoresha izina ry'Imana kugira ngo babeshye abantu, bibe ndetse bangize. Aba bapasiteri bafata amafaranga y'abakene bakajya kuyaguramo amamodoka meza, bakayishyuramo abagadi babarinda, ndetse bakaguramo amazu meza. Bigisha ubudahemuka, ariko ugasanga bangiza abana b'abakobwa mu ibanga. Usanga bakangisha abantu kubavuma kugira ngo babacecekeshe batavuga ububi bwabo. Noneho ikintu kibabaje nuko n'abo bantu koko babyemera bagaceceka. Usanga dutinya aba bapasiteri kurusha uko dutinya Imana. Turinda imaje yabo kurusha uko turinda inzirakarengane. Turaceceka niyo twaba tuzi ko hari ikintu kitagenda neza, ariko ugomba kumenya yuko iyo ucecetse nta muntu n'umwe ushobora gufasha. Uyu mwana w'umukobwa Mira ntabwo yapfuye kubera yuko ari umugabo umwe wari inyamaswa, ahubwo yapfuye kubera yuko abantu bamwirengagije. Nimba urusengero rusengeramo rukwigisha kwirengagiza ububabare, rukakwigisha gushyigikira akarengane, rukakwigisha gusenga pasiteri kurusha gusenga Imana, uzave muri urwo rusengero. Ukwizera nyako kuravuga, ukwizera nyako kurinda abanyantege nkeya, ukwizera nyako kuvugisha ukuri niyo byaba bigoye. Ndagushimira wowe wabanye nanjye kuva ku itangiriro ry'inkuru kugeza ku iherezo. Ndagushimira nawe mushyashya. Ndabibutsa yuko umwanya wanyu ari ingirakamaro kuri njyewe, kandi ndabakunda cyane. Iyi nkuru nabateguriye ndizera ntashidikanya yuko hari ikintu hinduye mu ntekerezo zanyu. Nimba hari ikintu wigiye muri iyi nkuru, nk'uko bisanzwe jya muri comment section wandikemo isomo wakuyemo. Wowe mushyashya rero ndakwakiriye. Icyo wakora no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Mwakoze rero kubana nanjye, kandi mwakoze guhitamo Behind Wall Stars. Ndabakunda cyane. Nawe God bless you.